neza abura kuba isoni zisa cyane Toka satani kwa jina. uri kwirengagiza iki kwa garuka hano iki suri kumbaza iki wowe urandunguruka murungurutse he reba neza sindeba iki reba neza mwambaro waretse kunera isoni reba neza wakinze mva imbere nigenda nawe kuramo se ndeba murimo murema iki wowe kuramo uri ndeba nta kintu kimwe urandunguruka urafata amaso yanjye ukayereka ibintu bipfuye amaso ibintu by'ubusa ubwo wamurikiye njya koga uri cyane kunyuma wonunesha garuka hano imvuga ni muzira umva nta kintu nabonye ndakwiye kuramo nanjye rebe duturane tuziranye gabanya joke man jya urandeba ntabwo nakubonye kuramo hakuye umukobwa urabona ngifite amatsiko yo kureba Kuramo. uzi abakobwa urabonye kurubangana nongere nkure murebe nakwiye mu isi nakubonye ndeba neza Ndebe ndebe. sha ndeba si ndebe ndebe ndeba neza mvuge mukunda kwiyamye Duturane tuziranye. sinshaka kubona nawe ariko uri mu bicyo kuramo urimo se nkure miki kuramo duturane tuziranye ntabwo turane nanjye ngendanye nawe kuramo man ibintu urimo garuka hano garuka hano nawe ugarutse ntabwo bishoboka njyewe undebe njye ntabwo nakubonye nzajye nca hano uvuga ati cya gikobwa ndakizi narinje kwiyandika imyenda kuramo Ese ujye nzabibwira umvuga nde? nanjye nkuvuge ntabwo nzabibwira ngo umenye para accident ntabwo nabipara ahubwo nanjye niko ndi bukubonere ariko urashaka iki niko nanjye ndi ese ubona bukubona ubona iki nanjye wambonye wa mukobwa niba ushaka wambonye ntabwo bishoboka Komeza njyewe ushyike undebe moto ushaka undi. undunguruke Ntabwo nakurunguruka. ukomeze uranagiye koga uranyomeka mpaka hano nawe wa mukobwa kuramo uzi abana nogeje bakiri batoya ibyo ntabwo abo bana Ntabwo rero sinjye naguhaye agaciro. abo bana Ntabwo sinjye nakubonye. ntabwo ari njye nuneza akavuyo ongera urebe nakubwiye ngo si- reba neza ntabwo yewe nshaka kukureba wa reba reba Ushaka kuvuga. ndeba komeza unyere ku busabwa n'uje imyaka 10 ndeba imyaka 18 ntabwo ungana nawe ari warebaga iki ntabwo nakubonye warebaga iki ntabwo nakubonye ntabwo ayo maso yawe ntabwo areba wakanje ndi mu gipangu wacu njye ntabwo yani ntunjagaraze ubwonko uri kujya Urashaka wowe icyuma. garuka hano byagenze bite ese none umukobwa arimo arambaza iki Byagenda bite se? mba mbwire uno njye mvuye koga ndaza nje kwihanikira mvuye koga ubeshye njye ngize isume gutya nkurombona umuhungu amagaza imbere Ariko njyewe- njye Mana warambonye yagereshe uri umusazi ntabwo namubonye ntabwo umva agiye kuguhamagara ari Yari no ndimo kwerekeza umupira ndamubwira wanjye. umva Yari kwerekeza umva umupira ndimo wanjye. ndamubwira ngo nawe nakuremo murebe tubane mu gipangu muyobo ntabwo namubonye ariko Nta kindi kintu ntabwo wabonye. nabyemera arebe ntacyo Ntacyo. sibyo kandi kantu kameze nk'akarongo nabwo nkabonye nihuta Wihuta cyangwa gahoro utuye. nihuta ubu niwe yakize kuri rashidi muyobo ibaze ntabwo nakubonye wa mukobwa Ako ngako Ako gusa niko ngako nashakaga. nyine. Ako gusa karagukoza ni agati mu izina nyarwanda. ry'imana sinzi Reshi njye naragowe ntabwo bino bintu byagowe njye ndifuza ko regisi twamujyana hariya ku muhanda agakubitirwa imbere y'abaturage bose bamureba kuko yaratuze mu kagoroba k'ababyeyi bagomba kubita imbere y'abantu Turakubaye imbere gute uhengereza arugeze njye hari nari ngeze hariya ngiye kugira mu byanjye ugiye kumuhengereza. wengeye kwiyaginikira itorosho uri kumva maze kwirambura njye niyagurukiye bisanzwe bya kinyarwanda byo kubona mbona umunyarwanda akazamagaza imbere ntabwo mbyitayeho iyo moko n'akarongo yibonye gute bibonye nihuta nabwo nkiza kurasha kumwango ngo reba wihuta cyangwa witonda ugati umukobwa Reka nawe urebe uramureba. Ntabwo namurebye. Wamubonye. Ntabwo mbibonye nibaraka ko hasi niba nkabonye hasi Ako se ubwo uri kwigira ibiki? Ndemera ko Agakisi ugiye kuzana aho ngaho. simbizi n'izina ry'Imana Wabonye agakise ugiye gutoragura hasi kari kuri uyu mukobwa. sinamenya ndebye iki koko niba hagati y'amano mbonye njye nta kintu na kimwe mbonye pe hagati y'amanuka njye mbamutse Hagati y'amano. mboye namubonye nabyemera Reje ndakujyana. Ntago ndi bugusi. Uzajya uhengereza ntago nigeze nkubona avugisha Sindi wambonye bugusigare rimwe jisi. kabiri gatatu umuyobozi wambonye njye mboye namubonye nabyemera wambonye muyobo nakuremo Ngiye murebe kugukanira uyu urugukwiye. mukobwa ndamureba Nutemera ko wamubonye kuva hasi kuva ku ino kugera ku mutwe. uremera ko ndakujyana. uremera ko ndi umuntu w'umugabo Ndakujyana. reba maze Uremera ko kumva Nta mugabo uhengereza uremera ko abakobwa. ngiye gushaka Nta mugabo uhengereza gute nshobora abakobwa. gufata ubusore bwanjye Eh. ngafata amaso yanjye nyana nzere kunzanya apfundira agaseke Arerere. nkajya kwereka ingunzi y'umukobwa ngo uri muri iki gipangu Icyo gitutsi nacyo urakizi. Njye byenda byari byo birangiye se nabipanze ingunzu reba neza ubundi ingunzu Reba ushavuje undi mwana. akumushavuje njye nakabonye Nyuma yo kumuhengereza uramututse. Ari ntabwo njye namubonye Ziba nimba Reba wabonye ngize imoko ingunzu. ukabona n'akarongo wahiye byarangiye. akarongo kanjyane mu murenge Nyura ahangaha turaguhanira mu ruhame. mumujyane rwose